banyarwandakazi, nongeye kugaruka nanone imbere ya kamera mbasuhuza mbifuriza impera y'ukwezi kwa 9. Turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9, tugiye kwinjira mu kwezi kwa 10. Nkuko mu mizi rero ni impirimbanyi Jetiri Sylvestre ku mazina nkoresha. Kuri Twitter ni Jetiri, naho kuri Facebook ni Jetiri Sylvestre, ariko ubu turi gukoresha UPR Dabatabazi. Banyarwandakazi, none kongera kubabwira ko noneho murabizi twe tumaze iminsi tutabonana, ariko noneho narinje kubabwira ko nari mu mashengesho igihe kirekire, n'umuntu nsanzwe nsenga, ndi umurokore, Imana arampamagaye, ndi mu mavuta akomeye, amavuta yo gusenga. Nakomeje rero kugenda nsenga, ndwana n'imyuka mibi ya FPR na Kagame. Murabizi ko bakoresha imbaraga zikuzimu, imbaraga zabo rero zikuzimu. Imana arantoranyije nk'umuntu menwaho amavuta inshuro nyinshi rwose. Namenwaho amavuta mu biganza, menwaho amavuta mu ruhanga, nzamurirwa inkoni y'ubutegetsi cyangwa se y'ubushumba, nzamurirwa ibendera ry'ubutsinzi. Ubwo rero naratoranyijwe nko gusenya imyuka mibi. Ntabwo hari abantu benshi bavuga wenda ibyo bintu babyitirira, ntabwo ngiye byitirira. Natanze na message ku mbuga za WhatsApp, ahubwo ni ukugira ngo mumenye ko za mbaraga zatumaga bica abantu mu mahanga ntibakurikiranwe, za mbaraga zatumaga bica impunzi muri Kongo ntibakurikiranwe, za mbaraga zikuzimu za Illuminati zatumaga bishararanga, twazihagaritse. Nabonye ibiti bibiri bigwa by'amaburiti birebire byumye, ngiye kubona mbona ikinyegereye, mbona gise gicikamo none kabiri kimaje kugwa. Umwuka urambwira uti dore ngo ubutegetsi buraguye, bugwena nabi cyane, burongeye burasenya. Bivuga ngo batsinzwe ruhenu, ahubwo n'ubwo butegetsi bundi bwa kabiri. Ubwo nabwo murabwumva, ntabwo nirirwa mbabwira, murabyumva. Bene data rero bavandimwe, gusa ubwo bwacu bwagoye kabiri. Uyu mugabo twatangiye kurwana nawe imyuka mibi yo mu kwezi kwa 3 kwa 2 aho uyu mwaka. Ntabwo ni nakamenwa amavuta ya mbere, amavuta ya mbere namenweho mu kwa 3. Nakoreshaga kanwa, nabwo naramushoboye. Hambere namutwitse kuva mu nda zana yamenyo maremare y'imigaga nk'ayimbwa, barayegera muri Illuminati. Ndavuga ko Kagame yazanye amenyo maremare nk'ayimbwa y'imbwa, ndamutwika kuva mu nda arabura. Icyo gihe ariko nakoreshaga imbaraga cyane z'akanwa, kuko aka kanwa kacu mureba kabamo imbaraga nyinshi, cyane akanwa k'umukiranutsi. No mpamvu Imana ivuga iti mujye mwirinda kuvuga amagambo ayo ari yo yose. So nihuse rero nkimara kumushobora, icyo gihe yarabuze, twararwanye aragenda gutyo birarangira. Twitter arongera aragaruka nawe, agarutse ndwana nawe. Icyo gihe nawe ntabwo namushoboye, ariko naramukubise ariruka arabura, agaruka muri Part 2. Agarutse muri Part 2, icyo gihe nari maje gusukwaho amavuta, nawe yagaruka afite Imana irambwira iti aho hasi mu birenge. Ariko ubwa mbere yaransekaga, nje ntimenye ibyo ari byo. Yicaye ahantu ku ntebe imeze nk'iyo bwami. Ngeze ahubwo Imana irambwira ati ubwa kabiri yaragarutse arambwira ati hasi mu birenge hari ibintu bitwike. Ndatwika mo navemo ibintu bitumbye, mu bugabo bwe havemo igikeri bwa Tito Ruteremara. Ntabwo ibi bintu mbeshya narabyanditse no kuri Facebook rwose, ntabwo nabeshyera Imana. Kandi nzi ko abantu bakurikira hano harimo abahanuzi, harimo abantu basenga Imana by'ukuri, mwabaza Imana mukavuga muti ibintu uyu muhungu ari kuvuga ni ukuri. Ibi rero ndabivuga kugira ngo mwaze Satani. Ubwo Kagame yaragarutse nanone, ndamufata ndwana nawe. Yari afite inzoka, aguye hasi ndamuraramura, agwa hasi agwira umwuka urambwira uti cyangwa marayika ati muraramure, harimo inzoka ivamo. Imana yambwira ati bya binyoma giri inzoka nibimutera no gutuka izina ry'Uwiteka. Bimwe yirwa yishararanga ngo Imana izamutelefone, akirukana insengero n'ibiki ngo yera si ibyumba. Ubwo inzoka nyiruko ndayica. Icyo gihe rero ntabwo nabisize aho, nawe aryamyaho. Nagarutse bwa kabiri ndamufata n'icyo kiyoka mbishugunya mu mwobo, ndafunga umwobo. Maje kufunga warifungaga, ndavuga ntabwo narotaga, ahubwo mba ndimwiye maje kurwana intambara mu mubiri. Umwuka ukavamo ukagenda ukarwana nanone. Ibyo rero bimaje kuba nyuma ejo bundi ku iminsi ibiri ishize, uyu munsi ni 3,
uyu munsi ni kuwa gatanu, ubwo hari kuwa kabiri nibwo ubwo mbere gato Nyiramongi yaraje nawe Kagame namaje kumboroka kuri Twitter, amaje gukora ishyaka rya UPR rimeze nka UPR batabaza ngo ryamwemerera kwiyamamaza. Ubwo turabyamagana, Nyiramongi araza nawe ndwana nawe afite ikiyoka ndakica, ntabwo yagiye, ntabwo namurushoje, ariko agwa hasi ndamurangiza. Ubwo ejo nibwo bagarutse bose. Kagame naramufashe ndamwotsa ndangije ndamukatagura, dayimoni ikataguye ikayimenaho esanse. Icyo gihe ibitero biba birangiye. Noneho by'umwihariko mbona igiti kiraguye. Tito na Rutarimana na Ngarambe nabo naye nibagiwe gato, Ngarambe nawe nyuma yaho yaraje, yari yaratanze igitambo hano mu nda, nawe ngikuramo cy'inzoka ndamwica, nawe avamo mu mwuka. Yaragarutse ejo bundi rero nabo ndabatwika, mbamenaho esanse na Nyiramongi nawe bose bazi icyarimwe, ndabatwika mbavanaho. Ubwo icyo gihe cyaho kigeze mbona igiti kiraguye, baravuga ngo umwuka urambwira ngo ubutegetsi bwabo buragiye. Aya magambo mbabwira simbabeshya, wanyandikira kuri ako guteranya 256 998 43 5 20 oya no 43 28 5 72. Ako guteranya 265, iyo ni kode 98 43 28 na mbiri, naho murayibona 5 72. Habigusobanurira cyangwa koriza ama audio. Murakoze rero, Imana ibamere umugisha, turagaruka. Bye bye, Imana ibamere umugisha.